Nsingizimana Pierre wo mu mudugudu wa Rweru ya mbere mu kagari ka Ramiro mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera niwe ukekwaho kwica umugore we Mukabantu Immaculée akoresheje ishoka. Uyu Jean Pierre unkoreye ibi yaje kunsaba umugeni ndamumuha mumuhera n'ubuntu ariko buziturwa none nyiturana nyituye niyo kunyereka inyama z'umwana atarwaye yaraje ku cyumweru kunsura n'umwana ntambwira ikibi yamukoreye byibura ngo amunsigire agahita nko kuza kumunyereka ubwa mbere n'ubwa nyuma utwana asize turambabaye rero mwese ni mwihangane ijambo umwana yambwiye kuri Pierre nuko babangamiranaga ngo nakurema agapira yongera byari umwana wa kane. Umwana aramusubiza ati turi mu icumbi n'abana batatu urashaka kubyara umwana wa kane n'ubantana nzagira. Nabibwiwe n'umwana ariko Pierre yatinye kubimbwira kubera ko basanze ndwaye. Umwana ni rero mugende mwihangane niba yagize isoni muzabyumvikaneho mugaruke tubiganireho kuko gukomeza kunanirwa gushaka harerera abana ahubwo agashaka kubyara ni ikintu kiremereye cyane. Muzagaruke tubiganireho yenda muzasanga amaze kwera. Ni ku cyumweru giciriye cyane none dore uko ngarutse kubise hano ku musaya akubita naha mu izosi na hano mu gatuza na amashoka atatu. Noneho ikintu cyabayeho nk'abantu twari duhari twashatse kumena urugi tubura ahantu tunyura yari yakinze ahantu hose cyane ko mu bana batatu bari bafitanye ngo nta numwe yajyaga yemera ko ari uwe. Nicyo kintu cyo kubavuga ngo abana afite bose sabe ariko kubera ubugome bwa Satani noneho ejo yigaragaje mu buryo budasanzwe abinyuza mu mugabo wa Immaculée amukorera ibyo atagombye kumukorera. Kwica umugore wawe nawe uba wiyishe nimureke yigendere n'ubundi nta kindi cyiza ari kuzasanga hano ku isi byibura agiye atanduranije. Yarabaniye neza itorero yarabaniye neza ababyeyi be yarabaniye neza n'umugabo we nubwo yamuhohoteye gutya ariko Imana niyihora. Iki gihe ni icyaha ushobora kufite igitare ugendana nk'icyo umugabo w'uyu nabuze uko mbivuga wa Immaculée yagendanaga igitare cy'ubwicanyi mwe mutamenye aho yicuwo bashakanye kaba yishe nawe. Babwire yuko ibihe turimo biraruhije. Ibi ni ibyerekana ko Yesu ari hafi kugaruka. Abantu bazanga babo kubona umuntu yanga umugore we babyaranye gatatu agatinyuka kamugera ishoka mutema. Biya ni Satani mu bicya kandi umurogo cyangwa gutaka nkuko yatatse bamwica nuko ngo icyo kigabo nacyo kishuye umudamu nacyo ni Kayini. Ni Kayini. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ubuzima ni nk'urabyo urarabya ejo bukuma. Mana nyigisha kubara iminsi yanjye kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge. Mana nyigisha kubara iminsi yanjye ntizabe imfabusa. Uwicisha bugufi kandi akubaha Uwiteka ingororano ye n'ubukire icyubahiro ndetse n'ubugingo. ujye
ubusore bwawe iminsi mibi itaraza uti sinejejwe nabyo yewe wa musore we ishimira ubusore bwawe nawe wa mukobwa we ishimira ubukumbi bwawe ariko nyuma y'ibyo byose umenye ko hari urubanza ubuzima ni nk'urabyo urarabya ejo bukuma mana nyigisha kubara iminsi yanjye kugira ngo umuhango wo guherekeza inshuti wacu kagira ububasha muremye w'isi n'ijuru uhabwe icyubahiro muri kano kanya duciye bugufi kugira ngo icyubahiro cyawe gishyirwe hejuru nubwo tutabona icyo tuvuga kubera gukorwa n'isoni n'ikimwaro kubw'ibyaha byacu ariko uracyari imana uzakomeza kuba imana uhabwe icyubahiro duteraniye hano kubw'impamvu z'ikibi twokojwe n'umukurambere wacu agikomeye ku mwanzi wacu ari satani ariko kubw'ibyiringiro dufite ibyiringiro ko ku iherezo ry'urugendo azatsindwa kandi ikindi cyongera kwibuka ukundi ibyo turabyizera ko bizabaho uhabwa icyubahiro turi ku mpamvu za mushiki wacu turagusabye kugira ngo ab'umuryango we natwe abaturanyi be twese uduhe uyu munsi kugira ngo dukanguke habe gutekereza ko isi atari iwacu ahubwo habe gutekereza ko uyu munsi ariho hacu ejo atari ahacu bityo imitima yacu yongere gukangukire uduhe kwezwa nawe ibyo tubisabye kugira ngo utubere muri gahunda mu izina rya Yesu amen. Mwiriwe muramubona hano yitwaga Mukabantu Imaki yavutse ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 1988 avanywe mu mubiri ku itariki 28 z'ukwa munani 2025 ukuvuga ngo ubu ngubu yari amaze imyaka 37 yitabye Imana afite abana batatu yari afitanye n'undi wamwishe wamukuye ku isi atari wamuremye none mu cyo dusaba turasabira abavandimwe bari aha ngaha mwese mu musabire Imana imwakire mu bugingo bw'iki yari umuturage utakoma n'inkuko ya rubanda baduturage neza ntabwo tuzi amakimbirane yavutse ejo twese twagiye kumva nko ku isaha twumva ngo ibye birarangiye twitwa n'inkuba twese ku manywa y'ihangu nk'aya masaha ubwo mu mateka agewe nari muziho nayo ngayo Imana imwakire murakoze niba hari undi uraha umuzi neza uretse watubwira amateka ye iki gihe yavukiye turacyumvise ariko dukeneye no kumenya ababyeyi be aho yavukiye n'amazina y'uwo mubisha wamwambuye ubuzima bwe ubizi neza bitubwira mwiriwe nanone cyangwa mwaramutse ngewe uhagaze hano yitwa Silvestre umusaza w'uyu mushiki wanjye yitabye Imana biragoye umunsi nk'uyu cyangwa ibihe nk'ibi biba bikomeye ariko tuba tugomba kurangwa no kwihangana kuko twese niho turi kwerekeza nubwo tuzaherekeza mu byiciro bitandukanye uyu niyo nzira yari yaramugenewe nta hantu yari kuzayikwira rero amazina ye nk'uko babibabwiye yitwa Mukabantu Makire niwe nkurikira kuko yandushaga imyaka 2 yavutse ku itariki ya mbere muri 1988 tabarutse ejo 28/8/2025 twanisingizwe Jean Pierre babanye mu buryo bwemewe n'amategeko ntabwo ari abantu bari babanye
nk'abantu bahuriye mu muhanda barasezeranye ubuyobozi burabizi rero apfuye yari afite abana batatu abahungu babiri n'umukobwa hanyuma ni mwene mvuye kuri Silvestre nagira misago ngo ni Frida agira ngo ni ibyo ngibyo batari yavukiye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora mu kagari ka Kabuye mu mudugudu wa Bidodo yabaga yari yarimutse aza hano muri Ramiro muri Ramiro ndumva ari ibyo ngibyo ikindi navuga dukomere twihangane yaba inshuti yaba abavandimwe yaba abaturanyi twese niyo nzira nta muntu uzarukweba icyo tuzatandukanira ni uburyo tuzagendamo ariko twese niyo nzira turi kugana murakoze wenda icyo mvuga ntabwo nifuza ngo twese duheranwe n'agahinda uyu mwana arimba afite ari abana batanu bakomoka kuri nyakwigendera Frida Nyiramisago ari we nyina w'aba bana nawe yavanywe mu mubiri none n'umwana we avanywe mu mubiri ku bwashi cyane imugaraguje hagati urupfu rwe rwatumye numva ntatekanye ariko noneho kubw'amateka nk'uko umwana bivuze tugiye mu mudugudu wa Bidudu akagari ni aka Kabuye akaba avanywe mu mubiri ari hano bari mu Gihanama muri Rweru ya mbere uyu Jean Pierre unkoreye ibi yaje kunsaba umugeni mumuhera n'ubuntu ariko buziturwa none inyiturana yituye niyo kunyereka inyama z'umwana atarwaye yaraje ku cyumweru kunsura n'umwana ntambwira ikibi yamukoreye byibura ngo amunsigire agahita nko kuza kumunyereka ubwa mbere n'ubwa nyuma utwana asize turambabaye rero mwese ni mwihangane ijambo umwana yambwiye kuri Pierre nuko babangamiranaga ngo nakuremo agapira yongera byari umwana wa kane umwana aramusubiza ati turi mu icumbi n'abana batatu urashaka kubyara umwana wa kane n'ubantana nzagira nabibwiwe n'umwana ariko Pierre yatinye kubimbwira kubera ko basanze ndwaye umwana ni rero mugende mwihangane niba yagize isoni muzabyumvikaneho mugaruke tubiganireho kuko gukomeza kunanirwa gushaka harerera abana ahubwo agashaka kubyara ni ikintu kiremereye cyane muzagaruke tubiganireho yenda muzasanga amaze kora ni ku cyumweru giciriye cyane none dore uko ngarutse dukomeze twihangane rero kandi nizeye ko Imana yamaze kumwakira kuko amarira ari kumuririra yageze imbere y'Imana undi nawe yageze imbere y'ubutabera uzakora imirimo yabwo natwe dushyingure dutahe amahoro murakoze aricyo nakongeraho mufite nk'umwana umwe usigara Imana imubiri uko bidasha Nongrenenye ibyo nkirwaho bizarangira kiranza bono umukiza wanjye kangazaba nyakiranye ibyishimo zamumenya zo mu biganza bye turagushimira ko ubona natwe
turagushimira ko uyu munsi utagushunguye wari ubizi, izina ryawe nirihimbazwe. Turi hano rero tukweretse mushiki wacu wasinziriye, Umwami Imana kwihanganisha uyu muryango w'umuntu, kandi hano utuye kwihana no guhinduka kugira ngo tuzateranire no mu bwami bwawe. Pasiteri ugiye kuyobora umuhango. Turaza kumuha akanya yongera bisubiremo nyuma. Imakire biragoye, ariko ku bw'imbaraga z'Imana umuntu yagerageza kugira icyo avuga. Urupfu ruratubabaza, ruhora rwiteye umwenda mushyashya. Ejo urupfu rwiteye umwenda mushyashya. Ntabwo Imakire yabyutse mu gitondo azi ko nk'ibi byamubaho, ariko kubera ubugome bwa Satani noneho ejo yigaragaje mu buryo budasanzwe, abinyuza mu mugabo wa Imakire, amukorera ibyo atagombye kumukorera. Kwica umugore wawe nawe uba wiyishe. Akaba ariyo mpamvu nubwo bimeze bityo, muryango wa Imakire turababaye twese. Uyu ni umwizera wabatijwe mu mavuna. Hari amavuna aherutse kuba hari ejo bundi, ariko aya yabanjirije mbere. Mu gihe narabaga mu bitabo naje gusanga aricyo gihe yabatijwe. Mwabatirijwe rimwe, ihangane. Akaba ariyo mpamvu rero umwaka urawibuka ubwo ryari 2017. Yaramaze imyaka 8 mu itorero kandi akaba yashimwaga. Niyo mpamvu nubwo bimeze bityo, si urwumwe, ntirutoranye, ntirugira ibambe, rurihambira. Rwihambiriye kuri Imakire, agiye atanduranije. Itaro twamukundaga, abaturanyi twamukundaga, papa we yamukundaga, basaza be bamukundaga, abavindimwe bandi bamukundaga, abaturanyi bamukundaga. Ariko mwihangane, nta kintu kirimbura kwizera nko kubura kwizera. Ukana umukumva, tugira kwizera gushyitse ko abacu bagenda batuvamo nk'uko bitunguranye tuzabasubizwa muri cya gitondo cy'umuzuko. Nta kintu kirimbura kwizera nko kubura kwizera. Bavandimwe cyane cyane batuye hariya tuvuye mu Gihanama, n'abandi inshuti n'abavandimwe badutabaye, nta numwe urushaka, nta numwe ariko nanone wabona haruhungira. Ubu yaratatse, biragaragara ko yatatse, ariko Satani abinyujije mu mugabo we yari yamugose. Akaba ariyo mpamvu ibi byose byazanywe n'icyaha. Gende musome mu Itangiriro 3:1-5 bati kiriya giti ntimuzakiryeho, nimukirya no gupfa muzagenza gute? Eva yaje kukiryaho aho n'umugabo we. Abakurambere, ababyeyi bacu ba mbere bamaze kukirya, byabaye ngombwa ko urupfu ruhita rwinjira. Rumaze kwinjira rero, kuko Imana ari umubyeyi, ntabwo Adamu na Eva bahise barimbuka, ahubwo Yohana 3:16 turavuga ngo kuko yatanze umwana wayo w'ikinege. Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo bugenza gute? Aho kugira ngo Adamu na Eva bahite bapfa, ahubwo hapfuye Yesu, umwana w'Imana, aba igitambo cya twese. Nubwo mukabantu Imakire yigendeye, nkurikije ubuhamya bamutangiye, nimureke yigendere, n'ubundi nta kindi cyiza ari kuzasanga hano ku isi, byibura agiye atanduranije. Yarabaniye neza itorero, yarabaniye neza ababyeyi be, yarabaniye neza n'umugabo we, nubwo yamuhohoteye gutya. Ariko Imana niyihora, ntabwo abantu duhora. Akaba ariyo mpamvu
icyaha cyatumye ibi byose biba mumenye ko n'ubu kikiriho. Icyo cyaha rero icyo dusabwa nuko Yesu yaje kwamamaza inkuru nziza y'agakiza kugira ngo niyo twapfa turi kuri iyi si birumvikana Yesu atinze kuza nta utazanyura ino nzira, ariko uko biri kose niyo twapfa tuzazukira ubugingo buhoraho. Kandi abapfa bizeye igihe kiragera abakazuka. Amen. Ingero ku nshuro ya mbere Yesu yazuye umukobwa wa Yayiro, bati n'ubundi yari asinziriye ntiyari yapfuye. Gushidikanya ko abantu b'icyo gihe mu Isirayeli icyo gihe barashidikanyaga, ariko Yesu afite ubushobozi bwo kuzura abantu bakava ikuzimu bagasubira ibuntu. Niyo mpamvu igihe kizagera abapfuye bizeye bacu bagenda batuvamo, tuzabasubizwa twebwe nitwizeye. Hafi y'umudugudu wa Nayini bahura n'umusore wapfuye aramuzura, abantu nanone bagahinyura nk'uko nabiki igihe bahinyura ngo Yesu nazagaruka. Azagaruka ko guhinyura n'ubu kuriho. Ku nshuro ya gatatu Yesu yirengagiza gato kujya kureba umurwayi kuko yari kumukiza ataranapfa. Abari kumwe n'abigisha bo mu birorero bya Nazareti n'ahandi hose za Samariya, atinda kujya i Betaniya. Ageze ati reka tube dutinze gatoya. Nyuma y'iminsi ine azi neza ko na Lazaro yapfuye, abwira abigishwa bati nimureke tujye kwa Mariya na Marita. Yari yatubwiye ko musaza we arwaye. Bakigera ku irembo Mariya na Marita bakikiba Lazaro bati Yesu hari mbimuvugire, Yesu rwose uri umugome, kuki watinze kuza? Wari inshuti ya Lazaro ukaba uje yaramaze gupfa, uje kumara iki Yesu we? Ngo niba kikibe bari bababaye kuko natwe tubabaye, bari bababaye. Byabaye ngombwa ko Yesu avuga ati nimunyereka aho mwamushize, andi magambo muyareke, nimunyereka aho mwamushize. Ati reka amaze iminsi ine tumushyinguye ubaranuka. Yesu ati nimunyereke. Baragenda bamwereka aho bamushyinguye, igitare cye muri hejuru. Yesu aravuga ati murebe abasore bafite ingufu bavaneho iki gitare, murebe abasore bafite ingufu bavaneho iki gitare. Babanza kwanga, ariko kuko ryari ijambo ry'Imana barabyemera, bavaneho icyo gitare cyari gitwikiriye Yesu, umurambo wa Yesu, umurambo wa Lazaro. Murakoze cyane. Bimaze kugenda gutyo byabaye ngombwa ko Yesu agira ati bamaze kuvanaho icyo gitare, Lazaro byuka aho ngaho, Lazaro byuka. Ako kanya Lazaro arabaduka, ibyari bimuhambiriye byose bivaho, azuka mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu rero icyo gitare kw'iki gihe ni icyaha. Ushobora kufite igitare ugendana nk'icy'umugabo w'uyu, nabuze uko mbivuga, wayimakire yagendanaga igitare cy'ubwicanyi mwe mutamenye aho yica uwo bashakanye akaba yishe nawe. Akaba ariyo mpamvu rero nagira ngo mbabwire ko igitare urupfu rutungurana nkuru, irebe wisuzume urebe niba nta gitare nawe ugendana icyo cyo, kugira ngo niba watungurwa byibura uzazukira ubugingo buhoraho. Akaba ariyo mpamvu bantu b'Imana tudatinze nagira ngo mbabwire ko inshuti si zitarigeze zikora icyaha, ahubwo nizemera imbabazi za Yesu. Igituro cya Yesu ntabwo kigikinze, imva z'abakunzi ba Yesu ni ukuri zizakingurwa. Nawe niyo wapfa uzazukira ubugingo buhoraho, igituro cyawe kizakingurwa mu izina rya Yesu. Bantu rero muri aha ngaha ndagira ngo ndangiza mbabwire yuko ibihe turimo biraruhije. Ibi ni ibyerekana ko Yesu ari hafi kugaruka. Abantu bazanga babo kubona umuntu yanga umugore we babyaranye gatatu, agatinyuka akamugera Ishoka mutema, biya ni Satani mubi cyane. Akaba ariyo mpamvu nagira ngo mbabwire neza ko ibi bintu mureba bigenda bikorwa ku isi. Yewe nubwo ndi kubahumuriza mu ijambo ry'Imana, turebe ushobora kuduhoza amarira ari we Yesu Kristo. Yesu Kristo ni uhumuriza
kurusha abandi bose. Niba waramwakiriye iyi Bibiliya mureba afite irimo amagambo nkunda cyane. Isomo nshaka kubasomera riboneka mu Byishuwe. Ibyishuwe 21:4 aravuga ngo hejuru havuze ngo iby'ijuru rishya n'isi nshya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya ritazabamo ibi byose. Kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize. N'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu rushya rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo ibimana yabo. Isomo nashakaga umurongo wa 4 mwese muwumve kandi muwugire uwanyu. Izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka nk'uko yatatse bamwica cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bizaba bishize. Amen. Ndagira ngo mbabwire neza yuko havuze byinshi. Inshamake ya Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu Byishuwe. Iki gitabo kibamo ibitabo 66 ariko inshamake ya Bibiliya nta yindi. Impamvu abantu bona bajya gusenga bamwe bakajya mu badive abandi bakajya mu bapenikoti abandi bakajya mu bagaturika mu madini anyuranye murayazi. Impamvu abantu bona bakunda kujya gusenga n'ugutinya urupfu nta kindi. Baba bashaka insinzi y'urupfu ngo nubwo bapfa bazazukira ubugingo buhoraho. Burya nta kindi gituma ubona abantu bizana mu rusengero. Bakizana mu rusengero muri kiliziya ukabona abaje utanabahamagaye ukabona barizana. Ni insinzi y'urupfu baba bashakamo. Akaba ariyo mpamvu rero mu bushakashatsi gakoze ndagira ngo mbabwire ko iyi Bibiliya tugira ibyiringiro bishyitse ko nubwo abacu bagenda batuvamo nibyo koko turabibona. Nta kindi mugomba kumenya nuko uko byagenda kose dushaka insinzi yazatuma tuzabaho iteka ryose. Gupfa bwo Yesu atinze tuzapfa ariko byibura igihe kizagere tuzazukire ubugingo buhoraho. N'abadokiteri barapfa n'abaganga barapfa abantu bose bakomeye n'aboroheje barapfa ariko nagira ngo mbabwire ko icyo nagira ngo mbabwire intambwe nizo babonye Adamu na Eva bakimara kurya kuri rya tunda barahugutse ndetse amaso yabo arahweza batandukanye icyiza n'ikibi. Mu kanya gato bakimara kubyara Kayini na Abeli jenoside yabaye kera. Kayini yica murumuna we nde Abeli. Ibi by'ubwicanyi byatangiye kera. Kayini rero wishe murumuna wa Abeli nta watandukaniye n'uriya mugabo bakomeje kuvuga wishe umugore we Imakire. Nuko ngo icyo kigabo nacyo kishuye umudamu nacyo ni Kayini. Ni Kayini. None rero ndagira mbabwire ko uruganda rukora ibyaha ruba muri twe. Myani magambo nuko ngo kumwica ntugire ngo byaramutunguye buriya yabitekereje kuva kera. Hakufata ntabwo byumvikana. Ndagira ngo nubwo ikinyoma cyahinduye isura Adamu na Eva nibahite bapfa ariko bahawe ikindi kivuga ngo uzajya urya ubizi by'umugabo umugore nawe azajya abyara bimuruhi. Ariko uko biri kose ku isi yose bakomeje gutinya urupfu bahindura amazina bakabyoroshya ngo wapfuye yitabye Imana oya agiye gusinzirira ahangaha ngo yagiye mu ijuru reka da. Hari ababivuga ngo yagiye mu ijuru oya ntabwo ariko biri. Akana gato bavuye gushyingura mama wako abantu bagiye bagahumuriza bakabwira ngo kana ngo ihumura ngo mama wawe yagiye hehe. Kageze mu rugo kuko kabyumvise kabibwirwa n'abantu benshi kabwira papa wako ati rya juru bajya bavuga mu rusengero rero papa ari wanjye ntabwo nzarijyamo kuko bigaragara ko ryatwaye mama wanjye. Ntabwo ijoro ryo ryatwaye Imakire ahubwo Imakire atwawe na Satani abinyujije mu mugabo we Jean Pierre. Ahubwo twebwe tugomba kugira kumenya neza yuko
twizere Yesu Kristo. Mu Bahinde, aho bita mu Bahinde, aho birinda kwica, bakageza naho bavuga ngo no kwica injangwe no kwica imbeba ngo nabyo ngo kirazira, ngo hari igihe uba wishe sogokuru. Ariko none Jean Pierre we yarengereye yica akarake umugore we. Ntabwo cyaha nk'iki sinzi birakomeye, ariko mwihangane. muryango wa Imakire mwihangane. Ndangiza nagira ngo mbabwire neza yuko nubwo bimeze bityo, nubwo bimeze gutya, niryo jambo ngiye kurangiza, tugomba guhora tunezezwa nuko Yesu wacu yatsinze urupfu. Amen. Nubwo bimeze gutya, tugomba guhora tuzirikana tunezezwa ko Yesu wacu yatsinze urupfu. Urupfu ni kuzimu bizaneshwa. Hari igihe tuzataha ubukwe nk'uko dutaha ubukwe bw'abana bacu, none hari igihe tuzataha ubukwe Satani tumushyingura burundu. Satani utera urupfu. Icyadutera rero gutinya urupfu ni ukubera tutizera ko Yesu yatsinze urupfu. Nicyo cyonyine cyatuma dutinya urupfu, nuko twaba tutizera ko Yesu yatsinze urupfu. Soza rero nagira ngo mbabwire neza yuko muri makeya mureke twiringire Yesu udatsindwa, kandi niyo twapfa zatuzura, udahemuka. Twabuze tugira ibyo byiringiro bibi byanyu, nanjye bikomeza bibi byanjye, ariko namwe bibi byanyu nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Nukuri bigaragara ko Imakire Mukabantu atuvuyemo tukimukunze, agiye atanduranije, ahohotewe n'uwo yari yarakunze, ndetse bigaragara neza ko yari yaramweretse urukundo rwe rwose, ariko Satani abinyujije mu mugabo we. Imakire araducitse. Humuriza umuryango we, ukomeze uhumuriza abaturanyi n'itorero y'Abadivantiste umunsi wa 7 asize, kandi ibi byiringiro by'uko abacu bapfa bizeye bazazukira ubugingo buhoraho bibi byanjye, ariko bibe nibi byaba nikubwira, nibyo nsaba mu izina rya Yesu. Bahagara uruhande rumwe bajya gutera umurambo. Nafunge neza nawe. N'umufuniko ugire neza. Ugire neza nawe. Mfata. Mbere yuko tumusezeraho Imakire wacu cyangwa wari uwacu, bivuge dutyo, umuntu wese abanza asezere ku cyaha. Icyuzi cyose cyakubase ubanza usezere ku cyaha. Umuntu aramutse akubwiye ngo ushushanye ubuzima mbonera bw'ikiremwa muntu hano kuri iyi si, abantu Imakire ugiye tukigukunze nka pasoro wawe nagukundaga, ariko nta kundi byagenda, bya bindi wigishijwe nta kindi no gutegereza umuzuko w'abapfuye bizeye. Twebwe ntabwo ari kumva, uwo ndi kubwira ntabwo ari kumva, ariko twebwe abamukundaga turi kumva. Akaba ariyo mpamvu nsaba kugira ngo twebwe bitubere akabarore, twitware neza. Abamukundaga mbere yo kumusezeraho bihana icyaha bazamusubizwa muri cya gitondo cy'umuzuko. Ubwo rero ndasaba umwana washyinguye ni nyina n'umwana we, ngaho nawe basezera.
ndasaba rero n'abandi bana barahari n'abandi bana barahari ngaho babikora ntabyo yakoze nta kibazo ndasaba papa we nawe asezeye ndasaba abavandimwe ba Imakire abavandimwe musezere namwe kuri muvandimwe wanyu abavandimwe bose imiryango yari yarashatsemo mwese musezere kuko ibintu bikoze Jean n'uzabibazwa wenyine hari igihugu cyiza cyane urirayo bagezi data wa twese uri mu ijuru twahangaha mu birori bya Imakire tutateguye ariko byibura dushima uburyo wadutije imbaraga zo kumuherekeza izina ryawe rihimbazwe turahangaha rwose mu butumire nta wabonye ubutumire twaje kubera guhuruzwa birababaje imiryango yose yombi yahungabanye umuryango yavutsemo Imakire ukomeze mu izina rya Yesu n'uwo yashatsemo kandi nawe wahungabanye nawe ukomeze mu izina rya Yesu amahoro yawe akomeze abane n'iyi miryango yombi ariko inkweto irya uyambaye nongeye kukwereka umuryango Imakire yavukagamo ukomeze cyane kugira ngo bagire ibyiringiro bishyitse kuwabo babuze bazamusubizwa muri cya gitondo cy'umuzuko nizere ko ahangaha washyize ibendera ry'uko rwose yanditseho ko Imakire muri cya gitondo cy'umuzuko azazuka ndasaba kugira ngo ibyo byiringiro bibi byacu bibe n'iby'uyu muryango kandi imiryango yombi ni ukuri uyikomeze mu buntu bwawe Yesu Kristo akomeze abungabunga umutekano wayo kandi ni ukuri amahoro yawe adakomeza abane nayo nkabasaba rero kugira ngo nk'uko twabibonye mu ijambo ry'Imana ibi bintu bitubera akabarore dutegure imitima yacu twikiranure nawe tugendane nawe muri gahunda zose tugendane n'ijambo ry'Imana uturinde icyaha n'igisa nacyo kandi muri cya gitondo cy'umuzuko twese ko turahangaha abazasangwa Yesu abazasanga bakiriho ni ukuri bazazamurwe mu ijuru abazasangwa barapfuye bazazukira ubugingo buhoraho komeza uturinde kandi uduhe amahoro yo mu mutima ukomeze muzehe ukomeze ubyara rwose Imakire n'imiryango muri rusange
kandi amahoro yawe akomeze abane natwe. Tugiye gutaha buri muntu wese agere mu rugo amahoro, mbisabye mu izina rya Yesu. Nk'itoro ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi, kwebwe imihango yacu ibirangiye. Mu kanya numvaga muvuga iby'ikiriyo, twebwe nk'Abadivantisi tuba turangije umuhango. Uwakenera gusura umuryango yawusura mu buryo bwe, ariko nta wundi muhango uba mu iryo torero iyo tumaze gushyingura. Ubwo rero Imana ikomeze bakomeze, kandi muri gahunda muzajya mugira Imana ijye ibana namwe, mbibasabiye mu izina rya Yesu. Nakoze cyane.